ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, nifuje kugaruka hano ngira ngo twongere tuganire ku byanditswe nkuko umurongo twihaye ku muyoboro wacu, umurongo ugamije gukora ivugabutumwa mu buryo buri educational. Ni uburyo bwo kwigisha tureba mu byanditswe, kuko ibyinshi bifite ibisobanuro, tukagenda duhuza imirongo ya Bibiliya cyangwa ya Korani cyangwa ya hehe kugira ngo turore ahari ibinyoma, tubigaragaze kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko Yesu yaravuze ngo ni bamenye ukuri kuzababatura, kandi umwana n'ababatura bazaba batuye by'ukuri. Nanone nicyo gitumye twongera kugaruka kugira ngo twongere gufata umwanya. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ngingo imwe, duhereye ku kiganiro nako ku magambo nako shehe nako Haji Sege. Guys, mumbabarire, birashoboka cyane ko iki ngikoze naniwe, ariko reka ngerageze kubikose ndagikora neza kandi ndibwira ko muza kuryoherwa. Haji Sege aha hari aho avuga yuko Yesu ajya guhamagara Matayo atigeze amubatiza, aho asoza avuga yuko Matayo ari umuyisilamu. So ndagira ngo rero shyiremo ako gace aho abivuga, hanyuma tuze gukora ubushakashatsi mu byanditswe, tuze kureba ese kuko Matayo yari umuyisilamu, ese Yesu we yari umuyisilamu. Reka tubirebe. Sisi hatubatiza watu kwa maji. Cheka na kubatiza watu kwa maji. Oya, tukubatiza hapa nukiye kubatiza watu kwa maji, nuko Yesu atigeze abatiza n'umuntu n'umwe mu maji. Kutama Matayo ku maji. Ahubwo yasanze Matayo ku kiyaga cy'amazi kumubatiza. Ntabwo yigeze amubatiza. Akamwambia, aramubwira ati, "Unifate wewe Matayo murekura." Akamtosha kule ku maji. Amuvana aho ngaho ku mazi. Akamwambia Matayo, aho ku nyanja itabwira Matayo ati, "Ubani mmoja." Nawe Matayo icyo gusaba nukwemera Imana imwe gusa. Na mimi Yesu, nanjye Yesu mtume wa Mwenyezi. Intumwa y'Imana. Matayo yahise umuyisilamu. Ngiye kumara no kujya kumutira. Ese mundajya kunyagiza kubera imashe. Wowe udukurikiye ndagira ngo wumve icyo Sega amaje kuvuga. Amaje kutubwira yuko amaje kutubwira neza yuko Yesu amaje guhamagara Matayo ngo ntabwo yigeze amubatiza, ariko icyo nshaka ko twitaho ni iki. Sege avuze yuko Matayo yahise aba umuyisilamu, Yesu yamugize umuyisilamu. Hari ikiganiro twakoze mu minsi yashize, ntabwo ushobora kuba umuyisilamu igihe cyose utaremera ko Muhammad ari intumwa ya Allah. Muhammad ari intumwa ya Allah, ndetse twanabonye yuko amazina ya Allah, amazina Muhammad yiswe bigaragaza ko ari we Allah ubwe mu kiganiro giheruka. Ikindi twaberetse neza yuko ntabwo kwemera Allah byonyine ntabwo bihagije, ugomba kwemera na Muhammad. Bivuze ngo ntibatandukanye. Abayisilamu benshi mwigishwa yuko abandi ari ababangikanyamana. Niba Allah ari we Mana yanyu, mwumva atabangikanijwe na Muhammad. Kubera iki? Ntabwo ushobora kwemera Allah byonyine ngo bibe biguhagije, ukeneye no kwemera Muhammad. Ntabwo niyo abayisilamu kera baravuga ngo niba hari ikintu bavuze babajije umuntu umwe, iyo agiye gusoza yaravuga ngo Allah and his messenger knows best. Bivuze ngo Allah na Muhammad nibo bageze gute, nibo babizi bonyine. Ushobora gutekereza yuko ibyo ngibyo ari ibintu nihimbiye, ariko reka nze mfate nandikemo Allah and his messengers knows best. Allah and his messenger know the best.
ibi nimara kwandika hamwe aya magambo muri suna.com muraza kubona sahihi hadith baza kuduhereza inshuro nyinshi bagiye babaza Muhammad yagiye abaza ibintu noneho abasangirangendo be mu kumusubiza bakavuga ko we Allah nawe ari bo babizi gusa bivuze ngo Allah na Muhammad bagize gute bafite ubumenyi bumwe. Nsubiramo ko tugiye kureba mu mazina 99 ya Muhammad amenshi anahura nanone n'ayande n'aya amenshi anahura na anahura n'aya Allah anahura n'aya Allah twaje gusanga yuko mu by'ukuri Muhammad ari we Allah. Ushobora kutabyemera ariko ndagira ngo nkubwire yuko kutabyemera kwawe ntabwo ari byo bihindura ko ariko kuri. Oya, ntabwo ariko kubihindura. Allah afite amazina 99, Muhammad nawe afite amazina 99. Iki ni igitabo tugerageje gushaka ngibi hano kandi hari amazina Al-Qudus. Al-Qudus twabonye ko ari izina Muhammad nawe afite ry'iki rivuga ko ngo ari the holy ngibi, the merciful, the sovereign Lord, the beneficent ngibi. Ayo na amazina yande na amazina ya apparently na amazina ya Allah Al-Haq. Murabibona, the generous one, the sublime one, the most great, the maintainer. Ariko nituza kubireba turaza gusanga harimo amazina menshi. Ni ikindi mfashe gitandukanye nicyo nakoresheje ubushize. Reka ngerageze nanone subire inyuma ndebe ko wenda nshobora kubona icya PDF umuntu ashobora kuzuminga byoroshye. Reka turebe amazina 99. Okay, reka turebe niba muri iyi video dushobora kuyabonamo. Gabanye volume. Aya ni amazina yande ya Muhammad. Aha bagerageje kuyakora, murabyumva ko bagerageje kuyakora ari aka video. Allah hano murabona ko afite amazina nawe 99. Muhammad reka niwe nishakira ngibi hano 99 names of Prophet Muhammad. Kubera iki Allah afite amazina 99, Muhammad nawe akagira amazina 99. Muhammad rya mbere ravuga Muhammad highly praised, Ahmad the most commendable, Mahmud praised, ariko ni praised one. Ahangaha babisobanuye uburyo butari bwo. The latest victor, what the waker, the guide, he who is witnessed ngibi. Tuze kureba the healer, Shafi. Healer ninde ubakiza ku Bayisilamu? Ni Muhammad cyangwa ni yagombye kuba ari Allah? Ariko Muhammad is your God, accept it or not, Muhammad is your God. Hanyuma tuze kureba the merciful Allah. Murabizi ko mukunda kuvuga ko he is the most merciful. Ngira ngo I think ngibi hano itaha ni nyuguti muvuga ko ngo ari ibitangaza ziri muri Korani. Ibi uwabishaka twakwandikamo taha muri Korani. Aha murabona ko Allah ngo he is the truth. Twarabibonye ubushize sura ya 22 aya ya 6 muri amazina twahoze tuvuga ya Muhammad naryo ririmo. Reka turebe muri hangana nafunguyeho ibintu byinshi. Okay, reka turebe tuze kureba the chosen one. Hano birava Hamim. Izi nyuguti nazo murabizi ko zivugwaho ko ari miracle, ari nyuguti ngo zibitangaza. Yasin nazo ni nyuguti zibitangaza muri muhehe Allah worthy or most worthy. Ibi murabona ko aya mazina nta wundi yakwiriye. Yesu yaravuze, hari abayisilamu bakunda kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nta wundi mwiza nguretse Imana. Ariko hano Tayab ngibi bisobanuye ko Muhammad is good, he is the God. Misbah bivuze lamp, mu gihe Allah is the light, but Muhammad is the lamp. In other words, he is the source of God. Ni uri hejuru y'iki y'Imana ya Allah. He is the perfect. Who is perfect? Was Muhammad a perfect?
No. Is it trustworthy? Muhammad yari umunyabyaha na Quran irabivuga. God's beloved, intimate, sincere, the seal of the prophet, the last one. Hanyuma most grateful. Hanyuma the messenger of mercy, strong, well informed. Ngibi, he was well informed, ni ukuvuga ko ari ufite amakuru. The trusted, the mamun. Ngibi hano, the trusted. Who should be trusted? Truth, hak, truth. Ni izina rya 73. Aha twabonye muri Korani sura ya 22 aya 6 ko Allah ari we kuri. Allah niwe kuri. Hanyuma Muhammadi nguyu hano twarabibonye ko Muhammad Ali yavuze ko Allah itandukanira afite ku mana y'abakristo ari uko Allah ari umuntu. Ngibi ashingiye ku kuba yara ngo Quran ivuga na Sunna. Muhammad yaravuze yuko Allah Muhammad Adam yabaye created in the image of Allah. Murabibona ko hano izina rya 76 ryitwa Awwal rivuga the first, is the first. Mu gihe mu byahishuriwe Yohana murabona ko Yesu yavuze ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Muhammad nawe ibi yarabikreminze avuga yuko ari uwa mbere akaba n'uwa nyuma. Uwa nyuma nabyo ngibi hano ni izina rya 77 Akhir rivuga the last. So, Muhammad niwe mu by'ukuri yafashe amazina yiwe, yafashe ntiyigeze abyerura, bisaba gufata umwanya wo gutekereza kuko Daniel yaravuze ngo azayobesha abantu kubashyeshyenga. Azabayobesha kubashyeshyenga. Kubashyeshyenga turamutse tubyanditsemo hano muri Bibiliya tukandikamo ijambo kubashyeshyenga, turaza gusanga n'amagambo ari mu gitabo cya Daniyeli. Okay, ngaha bagize gute barahatweretse. Ni igitabo cya Daniyeli. Dusomye ku murongo wa 32 w'igice cya 11 havuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ibi ndibwira ko buri wese abasha kubibona. Rero aha uyu mwuka wavugwagaho Daniel yavugagaho, nubwo yabivugaga mu buryo bujimije, ariko avuga ku mwuka n'imyigishirize n'imigenzereze ya Antikristo uzaza. Hanyuma murabona ko andi mazina ye Karim bivuga the generous, Hakim bivuga wise and judicious, Siraj bivuga Sayad bivuga Lord. Who is your Lord? Muslims, who is your Lord? You say that Allah is your Lord. Uko niko kuri, that is the truth. Lord. Ngibi hano idushyira muri dukora search, murabona ko aya ya mbere avuga all the praise and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin. Your Lord is Muhammad. Iri zina ngibi murabona Sayad rivuga Lord, Siraj rivuga lamp. Aya ni amazina yose agenda agira gute agarukwaho. Worship your Lord. Niyo mpamvu buri wa gatanu mugomba kohereza amasengesho yanyu kwa Muhammad, kubera ko he is your God. He is your God. Accept it or not, but Muhammad is your God. Ushingiye kuri ibi. Ndagira ngo nkomeze mbabwira neza yuko turebye aya mazina nta wundi uyakwiriye uretse Imana y'ubwayo. The generous, magnanimous, the seal. He's the seal, justice, well known, witness. Guys, iyo ndimo kuvuga kuri ibintu bya Islam, nanjye hari ubwo ndatangara nkumva nyine ikintu bakora no gusenga abari muri ubu bubata.
simbabeshye ubu ni ububata, aho umuntu yicara akumva ko arimo asenga Imana nyamara arimo asenga umuntu. Reka nongere mbasubizemo ka kavideo Muhammad Ali avuga yuko itandukaniro ry'Imana ya Isilamu n'iy'Abakristo ari uko Imana y'aba Isilamu ariyo Allah ari umuntu. Reka nongere ngasubizemo ubyumvire nawe n'amatwi yawe. What way is Allah different from, for instance, the God I believe in? I mean, is Allah different? In what way is he different? Is he more of a man or more? Well, Allah is a man, where your God probably is a spirit, something that you can't see and is formless and somewhere floating around. Our God is on earth. Is he? He's a man. That's why you say God created man in his own image. Guys, icyo muracyumva nanone ko agisubiramo inshuro kabiri. Allah is a man because man has been created in the image of God. Allah lives on earth. By the way, nawe yarabeshya hano kubera yuko Muhammad yavuze yuko Allah yicaye ku ntebe iri hejuru ngo y'amazi y'inyanja. His throne is above the waters. Ibyo turamutse tubishatse twabibona. Allah afite ubumenyi bumwe n'ubwande n'ubwa Muhammad, ngibi murabibona. Hanyuma Muhammad nawe ubwe yigeze kuregwa ko arimo abangikanya Allah. Reka nandikemwe aya magambo muze kubireba. Igihe avuga ngo yarahiraga ngo by the Kaaba, nyamara abayisilamu you are setting you are setting Allah with others. Aya magambo nituyandikamo ndibwira ko tuza kubona hadisi dushaka, kubera yuko you are setting up, that how we call it, you are setting up. Ngaha ndabona nyabonye iyo hadisi ngiyi hano, ngiyi. It was narrated from Abdullah bin Yasar from Kutaila, a woman from Juhaina, that a Jew came to the Prophet and said, "You are setting up rivals to Allah and associating others with him. You say whatever Allah wills and you will." Murabona ko hano ngo icyo Allah ashatse cyose nicyo Muhammad yagize gute ashatse. And you say, munukuvuga ko muri izi birego bibiri, kuba Muhammad avuga ngo icyo Allah ashatse nicyo Muhammad yagize gute ashatse. Ikindi cya kabiri, and you say by the Kaaba. So the Prophet commanded them, if they wanted to swear an oath, to say by the Lord of the Kaaba. Nukuvuga ahita hindura, aho kuvuga by the Kaaba, bahita bahindura ngo by the Lord of the Kaaba. Guys, muri murasenga the Lord of the Kaaba. You are not praying the Almighty God, the same God with Ismail and with Ibrahim. Ntago musenga Imana imwe niya Abrahamu n'Imana ya Yesu. Wapi? Birahuye ko Imana ya Yesu ni umwana wayo. Abisirayeli Imana yarababwiye ngo muri abana banjye. Imana ya Isirayeli ntifite isoni zo kuba yaba umubyeyi wacu. Ni Imana y'isi yose, ntabwo ari Imana yemeye kutubyara itatubyarishije amaraso uretse Kristo gusa, yabyarishije amaraso yayo. So the Prophet, reka ibi mbikurure nzane n'igitabo icyo ari cyo, murabibona hano. It is the book of oaths. Ni ukuvuga ni igitabo cy'indahiro, oath, noneho no kugirana igihango. Oath ndumva ari nko kugira igihango.
ndumva ari iryo jambo hari umuntu ushobora kubona vuba. Hano haravuga ngo ni chapter of swearing by the Kaaba, swearing by the Kaaba. It was narrated from Abdullah bin Yasar. Ngibi ko hari umuyahudi waje abwira Muhammadi, murabibona, aramubwira ngo urimo urabangikanya Allah, you are setting up rivals and associating others with him. Urimo urabangikanya Allah. Amubwira impamvu, amubwira ngo uravuga ngo icyo ari cyo cyose Allah ashaka nicyo Muhammadi ashaka, nicyo wowe ushaka. Yavugaga Muhammadi, kandi ngo uravuga ngo by the Kaaba, bivuze ko kurahira mu izina ry'ikindi kigirwamana cyari kizira ku mana ya Isirayeli, byari bibujijwe. Hanyuma Muhammadi nibwo yahise abwira bagenzi be b'Abayisilamu ngo niba bashaka kurahira ngo bajye bavuga ngo by the Lord of the Kaaba. The Lord of the Kaaba witwaga Hubal. Ibi twarabonye, ugiye muri Wikipedia ukandikamo ijambo Hubal, ukoze search ukandikamo Hubal. Reka dukore hano search gatoya, twandikemo Lord of the Kaaba Hubal, tuze kureba, turaza kubibona ko Hubal ngibi hano. Kuko Allah ni ikigirwamana cyasengwaga kuva kera. Ngibi murabona ngo in Arabian mythology Hubal, Arabic, ngiri iri hariya, was a god worshipped in pre-Islamic Arabia. Murabona ko Hubal cyari kigirwamana cyari cyahozeho, notably by the Quraysh aribo Muhammad agira gute akomokamo, and they worshipped it at the Kaaba in Mecca. Ngibi hano murabibona. The god's icon was a human figure believed to control acts of divination, which was performed by tossing arrows before the statue. The direction in which the arrows pointed answered questions asked to Hubal. The specific powers identify attributed to Hubal are equally unclear. Access to the temple, ngibi murabibona. Hanyuma abavuga Hubal's devotees fought against followers of the Islamic prophet Muhammad during the battle of Badr muri 624. Ibyo ni ibyo murabibona. Hanyuma iri jambo rya Hubal rikaba ryarakomotse hehe? Ryakomotse ku izina Bayar, ikintu kigirwamana cyasengwaga muri Quran, nako muri Bibiliya tukibonamo cyasengwaga n'abanya Syria, ngira ngo nibo bayasengaga Bayar. Bayari, reka turore, reka twandikemo Baal niba tuza kubibona muri Bibiliya, ariko reka yenda nandike reka nkoreshe telefone mbanze nshake ayo magambo, hanyuma mbabwire aho aherereye muri Bibiliya. Ni ijambo turi bwandikemo Bayari Beol, ariko twanditsemo Beol ntibikunda. Beol Bayari Beol. Reka turebe ko riza kuboneka. Ndabona gusacinga bidakunda. Bayari Beol, reka dukore search muri Bibiliya yanjye. Bayari katurore, mwihangane gato, ndabona search ntabwo amagambo yose nyine ahita aza. Okay. Balim. Okay, ndabona iryo jambo rigarukwaho kenshi. Reka turore
dushobora kureba Bayali ahantu hambere avugwa ni mu gitabo cy'abacamanza. Abacamanza, reka ngaruke inyuma, nandikemo hano search nzivemo, ngaruke kuri Bible. Hano ndabona ibi ntabwo byamfasha kubibona vuba, reka nsubire inyuma aho twari turi. Hano ndabona Bibiliya yera, nkoze zoom out nje kureba ko baza kumfasha kubibona. Tukasubira inyuma nanone aho twari dufite. Okay, aha ndumva tuza kugira gute kubibona. Nabonye ko ari n'amagambo ari muri abacamanza, igitabo cy'abacamanza. Abacamanza bakurikira ngaha, ni igice cya kabiri. Uyu ni Yosuwa wavugaga, igice cya kabiri umurongo wa 11. Ngaha murahabona haravuga ngo nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bayali, bimura Uwiteka. Rero iki kigirwamana cyitwa Bayali kivugwamo hano kigaruka muri Bibiliya kenshi. So Abacamanza 3:7 kigarukamo, turakibona henshi mu bitabo by'amateka, ibitabo by'abami. Muri Hoseya ndibwira yuko na Zaburi, Yeremiya yakivuzeho. Zaburi ndabona ntaho akivugaho. Samweli yakivuzeho. Okay, kivugwa henshi. Ibyo uwashaka koresha Bibiliya akabishakisha. So iki kigirwamana cyari kigirwamana cyasengwaga n'iki, by'umwihariko muri Siriya. Hano noneho murabona ko iri zina ngo rituruka kuri Hubel, meaning he is Bayal. The relationship between Hubal and Bayal is supported by some additional evidence during that both were depicted with a missing or broken right hand. Ngibi ikindi kigirwamana cyasengwaga kuva kera. The Lord of Kaba nuhe ni yari Hubal. Ngibyo ibyabaye kuri ntuza kuri mu rugamba rwa Badr. Ngibi nabyo murabibona hano. Noneho murabona yuko muri izi nyandiko bigaragara ko Allah yari afite abakobwa. Mukanabona yuko aba bantu bakomoka kuba Mowabu, abasoma Bibiliya. Ibi nabyo ndumva mubiziho, ntabwo ari ibintu bibatungura. Sorry mwihangane, ndagira ngo nzuminge aho buri wese abasha gusoma ibyo ndimo gusharinga hano. Noneho tuze kureba ko ibyo ubona ubu bibonesha amaso yawe. Sorry, ngiye kugabanyaho gatoya. Okay, zoom out ho gato. Sorry, ndabona intinje. Okay, ntacyo, ngiye kubirekera hano, ne gukomeza gutinda. Hano haravuga ngo there may be origins of Hubal. There may be some foundation of truth in the story of that Amri traveled in Syria. Murabona ko cyari kigirwa uyu witwa Amri yagiye muri Syria and had brought back there the cults of the goddesses Uza and Manat. Ibi izi Uza and Manate, ibigirwamana by'ibigore, murabizi neza yuko bivugwa muri Quran aho bavuga Allat, Al-Uza and Manat muri sura ngira ngo ya 27 niba nibuka neza. Uramutse ukoze search hano tukavuga Manat, ikigirwamana murahita mukibona aho kivuga muri Quran ya sura ya 53 aya 20. Rero turamutse tuvuze Uza, Al-Uza nayo nitubivuga turasanga reka nshyiremo Allat turebe niba murabibona ko iki kigirwamana kindi cyitwa Uza nacyo kivugwa kuri aya ya 19. Ibi Muhammad nawe yarabiramije. Ntacyo, ndakomeza nihute. Murabona ko iyi Hubari yagiraga ikigirwamana, ibi bigirwamana ngo byari byana byacyo.
Wal Uzza and Manat, and had combined it with that of Hubal. Ni ukuvuga yarabizanye, nibwo hahise hazamo ikindi cya gatatu cyitwa Hubal. Iyi Hubal niyo yaje guhinduka Allat. Allat iyi tubona hano hehe muri Korani. Murabizi neza ko iyo bavuga sura, iyi te ishobora gusimburwa na hashi. Noneho iramutse ihindutse hashi, muhita mubona ko ijambo Allah rihita riboneka. Allah, la cyari kigirwamana none cy'iki kizuba cy'ukwezi cyasengwaga muri kiriya gihe abarabu basengaga. According to Al-Azraq, the image was brought to Mecca from the land of Hit in Mesopotamia. Hit, murabizi neza ko muri Bibiliya bavuga Abahit, sibyo? Muri Bibiliya bavuga Abahit ngo bo muri Iraq. Uwitwa Philip K. Hiti, who relates the name Hubal to the Aramaic word for spirit, suggests that the worship of Hubal was imported to Mecca from the North Arabia, possibly from Moab. Moab nayo murabizi neza yuko ni abakomoka kuri Esau niba nibuka neza, or Mesopotamia. Hubal may have been the combination of Hu, meaning spirit or God, and the Moabite god Baal. Ngibi hano Baal bivuze master. Allah nawe avuga is the master or Lord, or as a rendition of Syriac Habelah, Hebrew Hebel, bivuze vanity. Outside South Arabia, Hubal's name appears just once in a Nabatean inscription. There, Hubal is mentioned along with the gods Dushara. Ngibi hano baragira gute, barabikomeza barabisobanura. Hanyuma Manati ngo yari popular muri Mecca. Ngibi ibi rero niho iyo ukomeje gukurikirana muhita musanga Alati cya kigirwamana ngiki. Murabona ko hano ibyo navugaga hano mythological role. The paucity of evidence concerning Hubal makes it difficult to characterize his role or identity in pagan Arabian mythology. The 19th century scholar Julius Wellhausen suggests that Hubal was regarded as the son of Allat and the brother of Wad. Higo Winkler ngibiri hano barabivuga. Hubal was a lunar deity, cyari kigirwamana cy'iki cy'ukwezi. Iyi lah isimbuwe na hash biba Allah. Murabibona hariya ijambo ritariba Allah. Nibyo ngibyo nuko bimeze. Peninsula including Mecca, where she was worshipped alongside Al-Uzza and Manat as one of the daughters of Allah. Rero arayagiraga abakobwa. So Imana ya Isirayeli ntawe ifite, ntawe ihurira n'ibi ngibi biyitirirwa. Iki Muhammadi murabona ko ubwe ni kinyoma yahimbye, ni kinyoma yazaniye abantu gituma bahimbaza ikigirwamana batazi. Kuri Muhammad Ali we azi ko Allah ari umuntu. Hanyuma rero ndagira ngo ngaruke nsoza. Sege yatubwiye neza ko yavuze ko Yesu yahinduye uwitwa Matayo umuyisilamu. Reka turebe muri Matayo igice cya 11. Matayo igice cya 11 turebe ku murongo wa 27. Igice cya 11 umurongo wa 27. Okay, sorry muri hangana ndengejeho gato. Okay, this is okay I think. Nkore zoom out. Okay, birarenga nanone, which I don't like. Zoom ho gato.
nanone zoom out. Okay, murabona ko hano um, duhereye ku murongo ndashaka umurongo wa 10 wa 27. Hano ndabona utarimo. um, uh, reka nshyiremo 11 27 ndebe icyo bampereza, niba bahita babimpa kugira ngo turebe. Okay, ngaye murabona ko Yesu hano yaravuga ngo byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. So ndagira ngo nkubaze wowe uteze amatwi, Isilamu yemera ko Allah afite umwana? Yemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Oya. Ubu se niba Matayo yaranditse ibi ngibi, Matayo yari umuyisilamu? Oya. Isilamu ikubwira yuko Yesu yasengaga nde? Yasengaga se. Yasengaga ase, avuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe kigire gute kindenga. Isilamu irabyemera? Ntabwo Yesu yari umuyisilamu. Hanyuma Yesu ndagira ngo nsoreze kuri aya magambo aho yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ese umuntu ashobora kuvuga aya magambo? Aya magambo yonyine yavugwa n'Imana yonyine, niyo yayiatribuaho, niyo yavuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ngire gute ndabaruhura. Ntabwo umwana w'umuntu yabivuga. Aha aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kandi aravuga ngo kuko kunkorera kutagize gute kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Rero ngendeye kuri ibi ngibi, imirongo ivuga aho Matayo agaruka ko Yesu ari umwana w'Imana ni myinshi cyane, ni myinshi. Ngira ngo niyo wagenda muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 33 wahita usanga n'ubundi 14:33 na 4:33 urahita usanga n'ubundi Yesu, Matayo yita Yesu umwana w'Imana. So ntabwo bishoboka ko rero Muhamadi yaba ari iki, yaba nako bishoboka ko Matayo yaba ari umuyisilamu. Ni ikinyoma. Isilamu ntemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Ibi Matayo 16 umurongo wa 16 nanone abigarukaho. Matayo 16 umurongo wa 16. Ni dukora hano murabona ngo Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ibi ngibi niko bimeze. Uyu Petero yari umuyisilamu. Matayo wanditse ibi yaba umuyisilamu gute ko ari byo yanditse ibyo yizeraga? Turebe ku gice cya 26 umurongo wa 26 umurongo wa 63. 26 umurongo wa 63 turebe icyo nanone Matayo yanditse. Yaravuze ngo Yesu aricecekera, umutambyi mukuru aramubwira ati nkurahirije Imana ihoraho, tubwire niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Ibi twarabibonye ko Yesu yahise abyikiriza. Hanyuma ngo baravuga ngo baracyashakira iki ibindi birego byo kumushinja. Ni ku murongo ngira ngo wa 64 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati wakabimenye, kandi ndababwira yuko hanyuma muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvishe atyo ashishimura imyenda ye ati arigereranije, turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Baramusubiza atakwiriye kwicwa. Nuko bamucira amacandwe mu maso, bamukubita ipfunsi, abandi bamukubita inshyi bati duhanure Kristo ninde ugukubise. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo. Izi ni inkuru mwumva byatumye bahita bafata umwanzuro kugira gute uko agomba gupfa. Nicyo kirego bamuregaga. Icyatumye Yesu apfa nuko yahamije ko ari umwana w'Imana. Mu yandi magambo bagahita bumva yuko avuze ko ari Imana ubwayo. So Imana y'Abayisiraheli, Imana y'Abakristo ni Imana ifite umwana witwa Yesu. Niyo twafata Matayo 27 umurongo wa 43 nanone abigarukaho.
bose bagiye bahamya ko Yesu ari umwana w'iki w'Imana. Aha murabona ngo yiringiye Imana, ngaho nimukize niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Yesu yavuze ko, Matayo yahamije ko Yesu yavuze ko ari umwana w'iki, ari umwana w'Imana. Aha dushobora kureba Matayo 27:54 still murahita mubona ko aya ni amagambo agenda agaruka, ni consistent. Hano murabona ngo umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe bari na Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinye cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ni amagambo agarukwaho henshi. Hanyuma wowe utwumva sege uvuga ko Yesu yahinduye Matayo umuyisilamu, abishingira kuki? Ni ikinyoma, kuko nta muyisilamu wemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ubivuze wese aba abaye umukafiri. Niba unabyemera ko ari umwana w'Imana, ubwo uri umukafiri nyine, ukwiriye guhita usezera muri Isilamu ugahita ukaza kuba umukristo, kuko abakristo nibo bemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi Imana ubwayo. Ikindi mwabonye yuko Muhammed yavuze ko Imana y'abakristo ni umwuka. Yohana 6, Yohana, Imana ni umwuka, Imana ni umwuka, Imana ni umwuka. Reka ibyo nandikamo ndebe ko babiduhereza. Yohana igice cya 4:24, Yesu yaravuze ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Our God is a spirit, your God is not a spirit. Imana yanyu si umwuka. Ku bayisilamu icyo ngicyo ntabwo kigize gute, ntabwo ari cyo. Aha murabona ko Pawulo, abizera ba mbere bavuga ko nukorera umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko rero imbuto z'umwuka ngibi, ibi umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu. Ibi murabibona ko Imana yacu ni umwuka. Niyo mpamvu tuvuga ko twizera Imana Data, Imana Umwana n'Imana Mwuka Wera. By the way, ndagira ngo nkivuga ko mbabwire neza yuko Allah kuvuga ko azi afite ubumenyi bwose ari ikinyoma, kubera yuko ntabwo azi ubutatu butagatifu twizera twebwe abakristo. Yaravuze ngo don't say 3. Murabona ko hano aya ya 73 muri sura ya 5 iravuga ngo surely disbelievers are those who said Allah is the third of the three in a trinity, but there is no ilah, but one ilah. And if they cease from not from what they say, very a painful torment will before the disbelievers among them. Okay, reka nshake aho bavuga ngo, ndibwira ko arimo hano, the spirit so believe in Allah and his messenger. Aha twabonye ko Muhammad ibingibi yagiye abwira abantu n'ikirego yahawe, yarezwe ko kubivuga ibyo ubwabyo abavuze ko ari ukubangikanya Imana, akanigeze kukavugaho. Hanyuma murabona ko hano Allah ngo yaravuze ngo say not 3, seize it before you for Allah is one. Ibingibi ni bigaruka worship. Aha bavuga Mary worship, they say Messiah is God, and Mary is God. Ibi ngibi ndumva ari ibyo ari ubutatu Allah we yatekerezaga ko ari byo twebwe twizera. And your mother ni hehe? Ndumva ariho hano, ntabwo mbibonamo. Was normal, and they also took as their Lord Messiah, son of Maryam, while the Jews and Christians were commanded ngibi to worship not by what Katurore, worship your mother as God. Reka turebe niba hano nza kubibonamo. Murabona ko ngibi hano sura
ya gatanu aya y'Ijana na 16 murabona ko Allah yatekereza, did you say unto me, unto men worship me? Urumva ko ni nkaho nuza Allah atekereza yuko ubutatu butagatifu tuvuga bugizwe nande na Yesu noneho na nyina, as the two gods besides Allah. Kandi ahandi twabonye yuko bavuga ngo Allah is the Messiah. Wowe unteze amatwi, abakristu twemera ko nyina wa Yesu ari Imana? No, ni ikinyoma. Iki ni ikinyoma Muhammad yabeshye. Rero ukwiriye gusobanukirwa ibyo, ukamenya ko inzira, icyo Yesu yavuze avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Bisaba gutega amatwi kugira ngo wumve ibyo abakristu bavuga, abakristu bizera ibyo ari byo. Ndabakunda, mbashimiye ko mwafashe umwanya wo kudutega amatwi, kandi mbabwira ngo naho ubutaha. Ikindi soza mbabwira ngo ukore subscribe niba utarayikora, ukore like, ukore share, nibinaba ngombwa please ushobora kudownloadinga ugasangiza abandi ukoresheje YouTube channels zawe cyangwa se izindi channels ufite ubasha gukoresha. Ibyo nta kibazo tubifiteho. Icyo dukeneye nuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugera kuri benshi, bakamenya ukuri kukababatura kuko Yesu yabivuze, kandi nibwo bazaba batuwe by'ukuri. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.